Reka nongere nkusuhuze urimo uranyumva muri uyu mwanya. Uyu munsi nanone nk'uko mubimenyereye twabazaniye ikindi gice gikurikira ku nkuru y'urukundo ya Freddy na Daisy. Ndakwibutsa gukora subscribe nimba utarayikora kugira ngo ibyo dukomeza kubategura byose bijye bikugeraho ku gihe. Njye mukomeje kubana ni Kayitesi Ellen. Duheruka ubwo Daisy yari atashye nyuma y'ibyari byabaye mu rugo kwa Freddy. Ubwo bageze hanze Freddy amuherekeje maze Daisy ati Freddy subira mu nzu ndijyana. Undi ati se kubera iki? Daisy ati ubu muri uyu mwanya papa we na mama we baragukeneye. Subirayo njye nta kibazo ndijyana. Ubwo Freddy wabonaga yahangayitse cyane ati ariko Daisy ataravuga Daisy ahita amuca mu ijambo ati Freddy nyumva subira mu nzu njye nta kibazo ndiyitaho. Freddy ati Daisy ibibereye hano ntubyiteho. Ndagusezeranya ko ndabikemura. Undi nawe ati njye ntumangayikire imeze neza asa nk'umwenyura hamwereka ko ntacyo abaye. Nubwo Daisy arimo kuvuga gutyo ntabwo yari ameze neza pe, gusa yari ari kugerageza kwihagararaho. Freddy nawe yarahangayitse cyane kubera uburyo mama we yari yitwaye nyuma yo kumva ko Freddy na Daisy bakundana. Ubwo Freddy yahise amuhobera aramusezera maze asubira mu nzu. Daisy nawe ahita ataha. Freddy yahise asubiramo imbere maze asanga papa we na mama we bicaye muri salo. Maze mama we akimubona ahita aza amusanga ubona ahangayitse cyane ati Freddy mbabarira ibi bintu bivemo ndakwinginze birekera. Ibyo yabivuze arimo gusuka amarira menshi. Kuri Freddy we byari byamubereye urusobe kuko nibwo bwa mbere yari abonye mama we arimo kurira. Yibazaga ikintu atazi kiri gutuma mama we yabikomeje bigeze aho ngaho. Ubwo nawe yahise ahobera mama we arangije ati mama ndabizi nanjye ni wowe mama nzi wenyine nanjye ndagukunda cyane. Ubwo ibyo abivuga akimuhobeye. Mama we akimara kumva avuze gutyo yahise amwiyaka maze ati Freddy niba rero nkunda kandi ukaba umfata nka mama wawe umva ibyo ngiye kukubwira hagarika ibyawe na Daisy ndakwinginze. Freddy ati ariko mama Daisy mufitanye ikihe kibazo? Kunzi ko wari usanzwe umukunda cyane habaye iki? Ahita ahindukira areba papa we ati papa ni ibiki murimo kumisha wowe na mama? Yabaje gutyo papa we ntiyagira icyo amusubiza maze Freddy ati sinzi ibyo murimo kumisha aho uko byagenda kose nta cyajya hagati yanjye na Daisy. Ubwo ahita ajya mu cyumba cye mama we asigara ahagaze aho ngaho arimo kurira cyane. Daisy nawe yageze iwabo arimo kwibaza byinshi byamucanze maze arinjira ahita akomeza atarebye abicaye muri salo maze papa ahita amuhamagara ati Daisy nta nubwo nkumbuye? Daisy ahita ahindukira arebye asanga ni papa we ahita aza aramuhobera ati papa unyihanganire ntabwo narinzi ko waje sinzi utuntu nari ndimo gutekereza. Papa ahita amureba aramwitegereza arangije ati Daisy ko mbona utameze neza wabaye iki? Undi ati oya nta kibazo mfite ni uko uyu munsi nyine wambereye muremure ndumva nyine umutwe utameze neza. Papa we ati niba ari ibyo genda uruhuke birashira buriya ni umunaniro ufite. Daisy arahindukira arebana na mama we ariko ntiyagira icyo avuga maze ahita ajya mu cyumba cye arafunga ahita aryama. Freddy nawe mu rugo iwabo amahoro yari yabuze yari arimo gutekereza ibyari byabaye uwo munsi. Yumvaga atiteguye na gato kureka Daisy dore ko nta n'impamvu yabonaga yatuma mama we yitwara kuriya kuri Daisy. Ubwo uko yari arimo kwibaza byinshi ni nako yahamagaraga telefone ya Daisy ariko undi ntamwitabe. Ubwo Freddy n'umuhangayiko yarahagurutse atangira kugenda azenguruka mu cyumba cye ari nako yibaza byinshi mu biri kumubaho. Uko yari arimo kwibaza byinshi yahise yumva umuntu ukomanze ku cyumba cye maze agiye gufungura yumva ni mama we umubwiye ko ameza ateguye yaza bagasangira iby'ijoro. Ariko Freddy amubwira ko ameze neza atari burya ahubwo ahita ajya mu buriri bwasimye amatara maze araryama. Mu gitondo Daisy yakanguwe na telefone yarimo kumuhamagara maze arebye asanga ni Freddy anasanga yamuvuze inshuro nyinshi cyane kuva ku mugoroba ndetse nubwo ntabwo aribwo yari akimuhamagara ahubwo nuko izindi nshuro zose Daisy atari yumvise telefone. Ubwo amaze kubona ko ari Freddy Daisy yahise amwitaba. Daisy yitabye ameze nk'umuntu ukiri mu buriri maze ati alo
Fred nawe wari uhangayitse cyane ati alo Daisy umeze gute? Daisy ati meze neza, wihangane ko wambuze nari ndyamye, nageze mu rugo mpita ndyama ubu nibwo nkangutse. Fred asa nk'uwiruhutse ati nari mpangayitse cyane nibaza gukomeza. Arongera ati Daisy wihangane ku byabaye ejo, ntabwo nari nzi ko ari kuri biragenda kandi na mama musabiye imbabazi. Undi ati ariko ngiye meze neza ntumpangayikire rwose. Fred nawe ati Daisy ndakuzi neza, ndabizi uri kwigira nkaho ntacyo bitwaye, gusa ndagusezeranya ko ndabyitaho, ndavugisha mama na papa menye uko bimeze. Daisy acecekaho umwanya maze ati Freddy ntakubeshye sinzi uko meze, sinzi n'uko nabyakiriye, gusa ubu ntabwo nshaka kubitekerezaho, ahubwo bibaye byiza waba ndetse njyenyine. Ubwo Fred yahise amusezera maze arakopa, ubwo nawe ahita asohoka mu cyumba cye, agiye hanze aca muri salo asangamo papa wari kamucata amusuhuje, nuko papa ahita amuhamagara ati Freddy. Fred arahindukira ahita akuramo ekuteri yari yambaye maze ati papa warampamagaye? Undi ati yego, ufite umwanya ngo tuganire? Fred ati hari ahantu naringiye ariko ntabwo byihutirwa cyane, ndajyayo nyuma nta kibazo. Ubwo Fred yahise yicara maze we na papa we batangira kuganira. Papa Fred niwe wabanje ati Freddy mbere na mbere ndakwiseguraho ku byabaye ejo, uburyo mama wawe yitwaye ndabizi byabangamiye umunsi wanyu. Ubwo Fred nawe yaraboneyeho umwanya wo kumubaza ibibazo byose yari ari kwibaza maze nawe ati ahubwo papa nanjye ndashaka kukubaza impamvu ejo mama yitwaye kuriya, ni iki kindi mubitse ntazi? Undi ati Freddy nta yandi mabanga wakabaye uzi utazi, ahubwo ni ukubera igikomere mama wawe afite. Njye na nyoko tubana twamaze igihe kinini dutegereje umwana ariko twaramubuze. Twanagerageje kwivuza dusanga mama afite ikibazo muri nyababyeyi ku buryo atari kuzigera abyara. Twabaye aho kugeza ubwo Imana yaduhaye impano twari tumaze igihe dutegereje, ariyo wowe. Ubwo akivuga gutyo Fred yahise amuca mu ijambo ati se ibyo bihuriyeho no kumbuza gukundana na Daisy kandi atari na mushiki wanjye? Papa Daisy ndamukunda cyane ku buryo atararangiza papa ahita amuvugiramo ati yego kuko ntabwo uri umwana we, ariko kuri we uri umwana we. Mama wawe afite ikibazo, sinzi niba nabyita ihungabana, ariko ikimwibutsa cyose ko utari umwana we kimutera ikibazo kandi gikomeye. Kuzana Daisy nk'umukazana we bimwibutsa ko utari umwana we. Ubwo Fred byose yarabyumvaga maze amara umwanya acecetse, arangije ariruhutsa ati papa ngira inama, sinshaka kubabaza mama ariko nanone sinareka Daisy. Papa we nawe ati nanjye sinakubuza ibyishimo byawe, mama wawe aragukunda cyane ku buryo atakwishimira kukubona ubabaye, uzamuganirize ndabizi azakumva. Ubwo ibyo byose uko babivugaga ntabwo bari bazi ko mama Fred arimo kubumva, nuko bahita bumva avuze ati ibyo mwavuze byose nabumvaga. Ku rundi ruhande kwa Daisy nawe yarabyutse maze ajya gufasha mama w'imirimo yari arimo, maze uko bakora batangira kuganira. Daisy ejo waje utameze neza, wowe na Fred byagenze gute? Nanze kubikubaza kuko nabonaga ukibabaye. Daisy yahise ahagarika ibyo yari arimo gukora maze yiruhutsaho gato, nuko atangira kumubwira byose uko byagenze, arangije ati mama nuko nyine byagenze. Undi nawe ati bibaho ariko ubwo Fred yakubwiye ko ari bubyiteho, ndabizi arabyitaho, ntuhangayike kandi ikindi ntubitindeho cyane, ibintu byose bifata igihe, ashobora kuba ari uko byamutunguye cyangwa hari indi mpamvu, ndabizi Fred arabyitaho ntuhangayike. Akimara kuvuga gutyo bahise bumva umuntu akomanze, nuko barikanga bararebana, abwira Daisy ngo ajye kumukingurira, nuko Daisy aragenda, akigera ku muryango agikoraho Rida ahita yikanga ati mama ni wowe?